muri Rayon Sport mu kanya nibwo basohoye itangazo mu matanga 30 ishize bati Rayon Sport yihanganishije umukunzi wacu Olivier Nishimwe wahohotewe n'ushinzwe umutekano Steward ku mukino wahuje Rayon Sport na Police FC ku cyumweru tariki 11 Gicurasi 2025 kuri Kigali Pele Stadium. Turashima Polisi y'u Rwanda ikomeje gukurikirana iki kibazo, tunasaba ko Nishimwe yahabwa ubutabera. Murakoze. Ejo bagenzi bacu babigarutseho ariko bagenda basa nkaho nyine ntago babitinzeho ariko babivuzeho gato cyane. Gusa iki kibazo cy'aba steward amahugurwa akeneye kuba menshi. Nabonye ikiganiro Gatete niwe boss w'iriya company hari yitwa Get What is Tigers Gate ibintu nk'ibyo. Gatete niwe boss wayo. Nahoze mbona ikiganiro ageranye na New Times avuga yuko nabo babajwe na kira gikorwa ariko babashije kureba uriya musore bavuga ko amabonsa bikoze ngo bataramubona kugira ngo bamuganirize icyo gihe ubwo baganiraga, ariko avuga yuko hari gahunda yo gukomeza gukora kinyamwuga bakanakorana n'inzego nyine basanzwe bakorana partners babo Ferwafa Police, ariko ubwo hejuru y'ibyo nyine twebwe twanavuga duti hakwiriye kubaho n'ikintu cy'amahugurwa kugira ngo nyine bakomeze muri uyu mujyi wo kuba abanyamwuga, kuko abavandimwe nubwo ari n'abari abafana gusa twebwe nk'abanyamakuru buri gihe duhora nabo. Ngewe mu magare buri gihe duhora mu ntambara, urumva muri Tour du Rwanda biba ari imiriro biba biteye ubwo muhanganye wagira ngo ntabwo muri mu kazi kamwe ngo aba bantu no ni n'ibintu babyoroshye n'ikintu gusa cya flexibility. Ushobora kuza kamubwira uti ngewe wenda nta jire bampaye ariko ndiho ndajya kuyishaka dore ikarita reka njye kureba uriya muntu amureba nabo kureba ariko nyine ngiye cyabambwiye nuko utagomba gutambuka ngiye kumuntu ugomba guca nta mpamvu naguha urumva ngiye ugomba ariko nanone hari abantu ngiye mba mfite ingero hejo ni muri Tour du Rwanda twari Kayonza President Bigango Vice President wa Ferwafa yagiye gutanga ibihembo, urumva kuri podium Vice President wa Ferwafa boss ari no mu batanze akazi kuri iyo company. Boss arambwira ati ngewe ntago bishoboka ntago bikunda ati aramureba Bigango sense aravuga ati ndekure icyo bita ndekure katatetsuki aramureba nk'umuyobozi arapinda arazenguruka ajya guca ahandi. Mu minsi yashize harabigeze guhagarika umwe mu bayobozi bakuru hano mu nzego z'umutekano. Hari kuba baba batabazi kuri match ya derby, ndavuga ibimenyi ndavuga fact. Kuri match ya derby umuntu yahamagaye umwe mu bantu bari gutegura match bari gufatanya na bari bateguye match, aravuga ati uyu mwanya mbona uyu mugabo mwanditseho ahangaha kuri iyi ntebe akagapapuro mwashyizeho ati IGP uyu nindi uyu muntu ko ntamu inka yanjye biho ati komo na uyu muntu ntamuzi ku cyombo genda nabyumvaga ku cyombo ati fande mubwira amazina ati ntago muzi ati kandi umwanya bagiye kutwara ati ndaje ahantu twari turi muri restaurant umutsima bari bazanye ntihawuriye yaranabimennye arirukanka aravuga ati shano riraguye. Nuvuga ngo n'abayobozi kubamenya abayobozi bakuru nabo harimo abatabazi, urumva aho ko kwitambika cyangwa gutega umwana nkuriya umuntu ufite urwego rw'imyumvire nk'urwo hagitangaza irajido bwo waba utazi umuntu wayura umuntu muri baburyo umuntu ari kwiruka umutejido utitaye ngashaka gukura amenyo cyangwa se imvura yaguye haranyerera irajido Ferwafa ifite abantu yohereje mu mahugurwa agiye atandukanye. Hari abo bohereza nyine amahugurwa bajya gukora amahugurwa y'ibintu bya maintenance y'amastade, abajya gukora amahugurwa nk'aba ba Jonathan security officer aheruka amahugurwa mu minsi ishize mu Misiri niba nibuka neza. Ashobora kuza nka Jonathan buriya niwe security officer wa Ferwafa, ashobora kuza akaganira na bariya bantu baba bashinzwe umutekano akagira ibintu bimwe na bimwe abahugura kuko nabo bahari ku kibuga.
akabakoresha amahugurwa nubwo yaba ay'umunsi umwe. Nawe mu minsi ishize ntabwo byari byiza Jonathan nawe ubwe yashyamiranye n'abanyamakuru cyane bikabije kubera gutuma bakora akazi kabo neza. abanyamakuru bamugira mu majwi cyane nawe ubwe, ariko nta kintu nawe ngo bamuzizaga niyo flexibility kutumva umuntu urumva. Icyo twakwemeranya stewards barakenewe kuri stade, icyo tubanze tugishyire ku ruhande kuko usibye na hano ni Burayi baturushije byinshi gutera imbere mu mupira barabakoresha. Ikiba gisigaye ni iyo mikoranire n'ayo mahugurwa n'ubumenyi ku kintu barimo gukora. Steward ntabwo ari ukumera nk'ipoto cyangwa nk'irobo ngo uhagarare nyine bi automatic. Harimo no gutekereza nk'ibyo Axel yavugaga, ukabona umuntu ukagira n'umuntu ukagira n'ubumuntu. Ariko nanone bari abagabo nabo hari abafana nabo baza pe discipline nabo bakabagora. Abafana akaza wenda tuvuge yasinze cyangwa se yarisomye nawe bakaza bagatesha umutwe muri ubwo buryo nyine bwo gukontrola situation hari ryasanga bakoze amakosa. Ariko icyo gihe rero umusteward ntago ashinzwe gukubita umufana, ntago rihanishwe yindi. Umusteward ashinzwe gufata uwo mufana akamushyikiriza polisi akamuvana ari guteza ku kajagari n'akavuyo. Umusteward ntafite uburenganzira buhana umufana utwaye nabi ku kibuga. Ono jido aho niho haziye imikosa nabonye na Rwanda National Police imufite yabitangaje. Nabonye kuri X Angeli Mutabaruka abibaza polisi musubiza yuko imufite ku cyane mu kurikiraho. Ubwo uyu mwana nawe Olivier amaze kuva mu bitaro ameze neza nuko amakuru agenda bivuga. Ariko mu by'ukuri icyo turimo kuvuga aha ngaha Bwana Gatete niba unatwumva twara abasteward baca abantu ku kibuga niba mu byashaka kubona ibintu byabere kuri stade ntabwo yazonye gutanga gahushya ku mwana we muri stade. Abati nabonye bibera Olivier nabonye ari umujene muto ukundira umupira urumva wenda ubugira ngo rebe nabo bakica yatsinze agiye mu kibuga yamanitse amaboko match yarangiye. Kandi ikibazo sinawe gusorora muri wagiye mu kibuga si wakoze si we wimvedinze ikibuga wenyine guhera kuri president wa Sport arakimvedinze yarariho anasohoka asubira mu bafana wabwana rirukanka ava mu kibuga asubiraho ntari kujyamo yaba ugira ari kujya mu kibuga wari kubatereka mubuza kujyayo ariko ibyo yakoze ahubwo se wagira wari kuvuga gusubira mu kibuga. Niyo match yabirimo ntago ushinzwe gutega umwana cyangwa umufana wari wese nkuriye i Burayi uzare kuntu babikora barakwirukankana bahagufata bahakuryamira ukuntu bagufata nyine bahagushyira hasi bagafata amaboko bagufata bari n'abasore bakagusohora nakivandimwe ubona ko nta kibazo cyabaye. Mu minsi yashize hari umu bodyguard wa Messi nawe wajya gufata abafana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. MLS nawe yaramuciye ku kibuga shampiyona yavuze ati nawe uburyo bikoramo ukamusimbukira bangure bodyguard w'umukinnyi wundi ibyo nyine yasabye imbabazi aravuga ati mumbabarire nyabona ngaruke ku kibuga aravuga ntabwo uzagaruka. Yaramaze kuba umusitari ku kibuga burya asimbukira abafana komando uriya. Rero ndumva aribyo twavuga gusa ubwo iyo company ya Tiger Gate iyobowe na Gatete Jean Claude niba ariko bamwita ni ukureba uburyo banoza imikorere ubundi bakoraga neza ni uburyo banoza imikorere no gukorana n'amayikipe no gukorana na Rwanda Premier League ibintu bikagenda neza cyane kuko nabona bakora akazi gakomeye cyane ku masada atandukanye. Hanyuma ruva tutavuga kuri shampiyona hari amakuru mashya rwose angezeho ambwira ko abakinnyi b'ikipe ya Kigali ngo bararambiwe hahandi umuntu arambirwa bararambiwe babwiye ubuze ngo bararambiwe kuba badahembwa bafashe umwanzuro wo guhagarika imyitozo burundu nyine bya burundu byo kutanya gukora imyitozo kubera ibirane babereyemo by'amezi 6 igice cy'umwaka. Nuvuga ngo ubundi Kigali babahemba sezo ntabwo bahemba umwaka. Urumva rero muri sezo bahembwa amezi ngani nka 3 amezi 6 warimo n'abandi bakinnyi baberemo ibirane by'amezi 10 babwibuze ngo bazongera byibura gusubira gukora imyitozo bahawe amezi 4 muri 6 bahagaze imyitozo burundu. Amwe mu mayikipe afitemo ibibazo bikomeye cyane harimo ya Kigali hakazamo abastaff wa Rayon Sport n'ikipe y'abakobwa Rayon Sport. Ngo rero kuri Kigali ho biragoye cyane se ko wumvishe ko umujyi wa Kigali wanavuze yuko wayicukije nyine yego ubwo biraza kuba ngombwa ko byanze bikunze nta yandi mahitamo President Fabrice araza yikoramo kugira ikindi kintu akora gukora ntabo bafatanyije ushaka umusada cyangwa kureba kuri konti byagenda bite. Amezi 6 ni menshi ariko uziko amezi 6 nuvuga ngo ntibigeze uhembwa nuko mara hafi umwaka wose udahembwa. Urumva niba shampiyona ari amezi 9
ni 9 nibura ariko aba maremare kubera nyine ibindi bintu bishobora gucamo aho ngaho ariko amezi 6 muri ayo ngayo udafata ku mushara bwa Kigali n'abagabo ngo bajya basukisha ama prime de match hari uburyo wa Kigali y'ibigenzamo kagenda zamura prime de match kugira ngo byibura abakinnyi babyihanganire nabo bakirwana uko burya prime nimwe mu mwayikoreye no gushaka insinzi utayibonye prime de match ntuyibona ariko kuba utunzwe na prime de match nta mushara mu by'ukuri ni ibintu bigoye cyane hano muri Kigali ubwo rero nabo bavuze bati kugira ngo dukore imyitozo nta uhembwa reka tubihagarike ngo twacane wazima sizire ko biza kugenda biragoye cyane naho ubuyobozi bwabo bw'umujyi wa Kigali ndetse na Shema kugira ngo bare buryo bugirira abasoza championnat bariho bakina inkuru twasorezeho kugira ngo tujye muri Prime Life Insurance ni inkuru irebana nabonye ni zandani izi match za Leonapel ngo bishobora guhinduka zikajya ziba mu buryo buri parallel zikabera rimwe akumwe bakina match za nyuma zo mu matsinda kuvuga ngo umwe yakinye mbere unakina nyuma bishobora kuvaho isa muzatungurwa Rwanda Premier League isohora itangazo bagaya bakina saa 9 bizagenda cyangwa ni bari saa 12 ni bari saa 12 ariko nk'iyo kuwa gatandatu yo ni saa 9 sibyo se zombi zabera rimwe saa 9 koko ibugesera nta matara ariyo Gorira na APR saa 9 Nyamirambo Bugesera na Rayon saa 9 kuri stade ya Bugesera ariko n'izindi ariko mu buryo buri professional ubundi biba byemewe akse ko igihe cyo cyaragenwe mbere gihinduka cyangwa ikibi no guhindura umunsi amasaha nta kibazo biragoye kuko urumva yo calendrier hano biba bigoye muri championnat muri tournoi nk'ingiyi burya bibaho cyane nkuko nari mbivuze iyo ari mu nk'Uburayi sinyambibona ntabwo Uburayi byabaho niba match iri saa 9 ntabwo byabaho kwezi oya tuba twarabonye fixture kera cyane guhindura mbere y'igihe ni bimwe mu byo tuzajya dupfa na amateleviziyo akifuza kugura champion ingenga biha championnat irahinduka cyane ubwa mbere yabihindutse gusa wenda mu buryo kuko imbogamizi impamvu zo kwirinda imbogamizi baba bazizi nabo urumva bagira ngo kugira ngo ibyo bintu bizemo byo gufixinga niki reka tubashyire isaha imwe ko mwatangiye kubona ko bigaragara urebye bano baseretse uburyo bakoze match zo muri weekend hajemo wenda izo mbogamizi ntabwo zabura ku misifurire ubwo rero birasaba kwitonda cyane mbogamizi zabayemo umukino se wararangiye ntabwo warangiye bayivuga nibyo ntabwo amasegonda y'umukino yarangiye nkuko yateganyijwe kwirinda ko match yahushyemo habura amasegonda 40 wenda bishobora kuba byaramucitse byarasobanuye ariko mu by'ukuri byasobanuye nande byasobanuye gute byasobanuye na Premier League arabisobanura na Ferwafa Selesera bisobanuye inzobere mu misifu ko match wayisoza itarangiye umukino ugomba kurangira amasegonda 40 umusifuzi mpuzamahanga umukino yatindamo ibitego bibiri yasikazwe ko yakoze niyo ari mpuzamahanga se aracyashaje njye nanabyishimira pe nibyo bazabikora Rwanda Premier League rwose mu bitekerezo hari icyo bizarinda kinini cyane yakomeye